ku buzima buzarangira ryari Mana yanjye? Ese uyu mwana we usanga yakoze ibyo agomba gukora. Urabona umwana wanjye nawe yararambiwe ubuzima Mana. Ese kuva Nyabugogo amaguru yabyimbye, noneho sinanabashe. Kwa Mana we, washyize iherezo kuri ibi bintu. Nkabyuka igicuku njya kurangura, ese ko nanakererewe kugera mu kazi. Ubu ndabona kagere mu rugo maze nime nawe utuzi, kuko umunaniro ni wose Mana. Numve ko nabona agatege njya gucuruza, ariko mbona ya nimugoroba. Ariko Mana, ubu buzima ndaburambiwe. Mama we, inzara nyinshi. Mama nawe yagiye aratinda, nsiga mu rugo njyenyine. Ubuse koko ubu buzima ndaburambiwe. Njyewe nanjye ndashaka kwigendera nsige mama mu rugo. Inzara irangiye, nzajya mpora nzerera mu muhanda nabuze icyo nkora, abandi bambaye udukweto twiza, njyewe mpora nambara ibintu bibi. nanjye ndigendera. Mbonye wa mama w'inshuti yereka ngene ndebe ko hari icyo yamarira. Gashe waramutse. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Amakuru meza. wagira ngo warwaye. Yewe ntago narwaye, kugenda nzerera ndebe yuko nahura n'umuntu akagira icyo amarira. Ndikumva inzara nyinshi. Mama yagiye kuva mu gitondo. Se mama wawe se aba yagiye gushakisha? Aragenda kuva mu gitondo akagaruka ntahaza. Nareba twari tumaze n'igihe kinini, tumaze nk'iminsi 2 tutanarya. None inzara iranyishe, ariko njye ndashaka kwigendera nanjye. Ujya hehe se ukamusiga? Njye gushaka nanjye icyo nakora, aho kugira ngo njye mpora nzerera muri uyu muhanda. Waba ushaka kumutera agahinda? Ibyo bintu ntuzabikora utamubwiye, yaba ari amakosa. None se n'ubundi kugomeza nirirwa mu rugo naba ndi kumara iki? Yewe noneho reka nkujyane mu rugo disi, basi nguhe icyo kurya hanyuma ugende ubitekerezeho, sibyo? Ariko ntuzatume mama wawe ahura n'ikibazo. Bashe twiriwe. Mama ese kutaza kunyakira unaniwe? Rasheli mari yabuze uyu muntu. Njyewe se nacuruje, siniriwe nicara ahangaha ngo nshaka abakiriya nkaba. Nzajya ngoma mpora nicara ahangaha ngo ndi gucuruza aya magi yawe, nta n'umuntu umukiriya n'umwe uhari. Ariko ubu ngubu nanone turongera tuburare. Niyo utigiriye impuhwe nanjye ntungirire impuhwe. Niyo nanone turongera tuburare. Uzi ko mvuye Nyabugogo narebaga gufata 500 nkayako mu mufuka kugira ngo mbone icyo mpahisha. Mvuye Nyabugogo n'amaguru, ubu urareba amaguru yabyimbye, nananiwe ubu ibitugu byose meze nk'umuntu waraye honda. Nta nubwo binandeba, ariko birareba ndetse mwana wa ni wowe biri burebe. Ariko seraje ko mbona wahindutse. Ngiye kuzaya mpana nicara ahangaha inzara ihandira. Njye se ubu nariye, ubu urabona umugongo utafatanye n'inda. Nisi ko mbona utanacuruje Mana we. None se nayo gucuruza abakiriya bataje. Ariko Mana umurozi wandogeye uwite. Abavandimwe banjye bose bagiye kubera inzara. Mama nzajya mpora nicara ahangaha nanjye nta n'ikintu na kimwe. Reba inzara yose iranyishe. None se uragira ngo ngire? Uzazinduka usanga nagiye. Ariko mwategereje ko Imana izagera higatabara. Iyo Mana si yo Mana igihe mwayihamagariye ko itaraza. Tuba tugomba twicwa n'inzara ngo Imana. Nzagenda nsanga abavandimwe banjye. Imana kaniruhukire, uzabikora uko wumva ubishaka, wagenda utagenda ntago bindeba rwose Mana. Ntacyo ntakoze, nta kintu ntakoze muri ubu buzima. Ese kubw'amahirwe nubwo narindi kugomeza nzunguza aya magi yawe ngahura na ya nshuti yawe ikanyemera ku biryo. Ngo iki? Akora yawe siyo yanyemereye ku biryo, ubu ngubu inzara ntiyari nyinshi. Ndirya nkimara nkabyuka igicuku nkarara ikibiriza,
ukarenga ukajya ubwo gusabiriza. se ntamugira suweri gusanga nanapfuye, ubwo se nawe gufata nkarya igishoro cyawe ari nacyo cyonyine dusigaranye. Iyo uyarya sawa kugira ngo ujye gusaba gutura ibibazo abantu. Kubw'amahirwe nasanze ari na mushuti wawe, ko nabuze n'ahantu banampa ku biryo se, ahubwo nkabona mushuti wawe akaba ariwe duhura mu nzira akangera. Ariko mana nakatazaza Rasheli uzakanzanira. Njyewe ubimenye nyewe mama uzasanga nigendeye Rasheli nakatazaza aho kugira ngo ujye wirirwa unteza rubanda usabiriza. ibyo tubyihoreye. Usaba ibiryo nk'umuntu wakubonye ugiye gusaba ibiryo yagize ati none se inzara hari iki idakoresha, ahubwo nari no kujya no kubisaba mu mabotike ariko ntabwo rubanda mana we naho ugeze iminsi 2 neza umwana w'umukobwa. Ubundi niba mbyutse nkagusiga hano ngo ucuruze, niba uticaye ngo ucuruze, niba utabonye n'abakiriya nta n'ikindi kintu wumva we washobora gukora. none se n'iki ntaba nakoze, ariko reba nanze kuba nanjye mba nihanganye nkanga no kuryaho na rimwe kugira ngo turebe yuko hari n'irasiyo n'imwe yagera muri ubu. Tuza Imana irahari izadusubiza. Ntabwo tuzakomeza, ntabwo tuzaruha mpaka nta muntu Imana izagende. Hagiye data wagiye ntagaruka washyano, nanjye nzagenda ariko ntari yihute. Rasheli vayo hano. seko ndi kubona uri guhamagara nk'umuntu watabaje ubaye ema none noneho mama wangera ko ndi kubona yambaye neza. Si wamubonye mama wawe hano si ikanzu n'indi yayiguhaye mama ya nshuti yawe noneho ndagufashe kujya umbwira ngo sinjya ngo njya gusabiriza ibiryo kuri wa mushuti wawe, none wowe ntiwagiye gusabiriza ikanzu. Ariko mama kankubwiza uko wakubwiye ko nayimusaba, nta mugore waguha ikanzu imeze gutya, ahubwo wasanga yarayiguhaye ufite nk'akantu wamukoreye. siko kari ibyo, nta mukire waguha ikanzu imeze gutya pe. Ni umukire, ni inshuti yanjye, yarambwiye ngo nzazambwira. none se ko kambaye ugiye he? Undi kubona ino kanzu ampa n'aka gasakoshi. Rero mwana wanjye waraye unsuzuguye yambaba. Noneho rero kugira ngo utazongera kunsuzugura, fata urufunguzo rw'inzu y'iwanyu, urugo rwanyu ndarubasigiye. none se wahoze unyurira ngo bamenye ko baragiye. none se urunsigiye ugiye hehe? nanjye ngiye kwa mama wanjye. none akumiro karagwira. Ntajya no kwa mama wanjye, ndajya kwa mukuru wanjye cyangwa kwa murumuna wanjye. none se kwa mukuru wawe ni wawe? Oya ni mugumi wanyu kugira ngo ujye ukomeza urakinga, nawe urakinga nanjye ngikinga kino kizu tujyane. Nushake ugende ninumva ngo waratumutse nzarugarukamo. Aho kugira ngo uzarugarukamo uzasanga usuzugure, naniwe, ndushye, nabyutse mu gitondo Nyabugogo nkajya kurangura nkagaruka. Mama urabizi yuko nkubaha amagi urabizandika. Mama sinakubashye, wananiwe kuyagenda uyacuruze ngo uri inkumi se yihe. Mama sinakubashye aya magi urabona ahangaha azagurwa nande? Bakuru banjye bose baragiye tukagumana, nibyo nyitenga uragiye. Ngiye kugikinga kino kizu cyawe nanjye ntaribi. Genda sigari wanyu genda wajyanye n'amaguru se n'ubundi inkweto zanjye zijyanye. Ubundi ubu narabyaye cyangwa naruhiye abandi? Uranasanga n'amagi nayariye. Amashyano y'abana uyarye, nushaka uyarye, nushaka uyiyongeze. Ngeze ninde wakubwiye ko ndi bugaruka? Ntaribi utekereza kuko waradubwa buzima bwo mu rugo rwa so ngiye ntaburambiwe. Ntaribi nanjye ngiye gukinga. Ntaribi uzagende iyo so yaguye. Umugore muzima turugo rw'akagenda ngo nukubera yuko umwana wamunaniye. Ibitutsi byawe ndabirambiwe kubana n'abagore babiri babana mu nzu. Uguma aho ngaho mu rugo rwa so. Genda ntaribi nanjye ubwo ngiye gukinga nigende. Nakubwira icyo ukora icyo wumva. Se ko mbonye butangiye kwira mama akaba yagiye, ubu se ko kuri urugo ndarushobora njyenyine? Se kuko kubera iki nabona kuko nagiye nabonye yagiye arakaye, ubu se kubera yuko namusuzuguye cyane. Mana we kuko Mana wangaruriye mama koko. Mama mbabarire kuba nagusuzuguye, ubu se koko Mana yanjye mama
mama wanjye arambabariye se ahantu ari kunyumva, mana wamungaruriye. Ubu sibwo namwihenuyeho mwihenuraho ngo ariya magi ngiye kuyarya, ubu ngubu singiye kugenda nyabunzabunza. Se nabaho gute? Nabaho gute koko? Yahageze ubusa rero hano niho nkunda kubona ko akunda kuba ahagaze. Kansone ako se baranshakira iki? Kantegereza ze ndebe. Dore amafaranga, hano nicara nyabare, umva nyabare nitonze, nyabare mana weye. Ubuse kamera zabo ntizikindeba, mbanze njye hariya kuyabara, nyabare nitonze, mana nyagasani urasubiza we. Rasheli arankizwa n'iki? N'inyuro ze za buri munsi, mana habwa icyubahiro. Yego 800. Awe hehe n'ubukene yewe wite habwa icyubahiro. Reka mpfukame nsenge. Mana alhamdulillahi rabbil alamin, mana habwa icyubahiro. Urakoze urakoze urakoze, shimwe ni iryawe. Ma uragarutse ma? Karamine none ko ugarukanye ibyishimo bidasanzwe noneho. Ariko atangaye impamvu uje wishimye. Amafaranga azongera kunsuzugura noneho. Ikoma aya ni amafaranga wibye? Ninde uguhaye amafaranga angana gutyo koko mama? Imanira suma. Oya mama, aya mafaranga ntabwo yabara ayawe. Ntawe asenze ngo akorwe n'isoni. Nanjye urabona narya umuceri. Ubu noneho waguma iwanyu. Inyama yego, inyama umuceri yego biravava akanafatisha akababura. Ibyawe ninda ubwo ushonje ingana iki ku buryo warya amafaranga ukayamara? Ariko nyine tugomba kurya ibyo dushaka. Umpaye amafaranga mpaye kondisiyo ko ngomba kuyabyaza umusaruro ku buryo noneho ayo mafaranga niyo igishoro yose. Ku buryo ariko mana hariya haruguru muri karitsiye ya botike yo kwa, ahubwo ngiye kwagura iyi bizinesi yanjye. Najyaga mbona make kubera igishoro gike. None se n'ubundi mama twagiye tubikorera muri ka kabotike ko cyagihe hariya haruguru kwa Simoni ko hari ka kabotike tugakodesha kari 10,000, ubundi tugafata inzira tugakuramo nk'akantu k'akaresitora k'amandazi n'icyayi n'aya magi. Amafaranga abonetse ibitekerezo biraboneka. Ubwo ntazi ko ufite ubwenge bungana butyo. Amagi azi ko ubukene aribwo bwatumye tudatekereza. Noneho ndaguma utyo ubundi se uzaza ubuse bakuru bazaza bavuga bati umva ikintu tugiye gukora no kwambara tugiye gucuruza. Nabo nagiye kurangura ucuruza. Ubwo tugiye mu kabutike noneho bigiye koroha. Umva ducuruze ibishyimbo bitetse, butike, ibirayi, mbega ku buryo tuzajya dushyiramo ibyo abantu bakunda muri karitsiye kugira ngo. Ndashonje rero ngaho genda uzana ya magi twirire. Tugiye kuyarya yagaruka. Ukuntu twajyaga twanga kuyarya. Nzi yazane hano yagaruka yagira. Ariko se mama ko twihaye inda nini ayo masi yatwaye. Turarya dushoboye mbisoma. Umva yayampaye siniriwe ntegereza n'ibiryo byiwe. Kandi bari urabizi ibiryo byabo. Mama bari byinshi ku meza. Ariko yabaye amafaranga amera nka wa mwana uri w'abandi wari umaze kurya. Ya ubwo reka mbanze mbivuge ndayarya yagaruka. Umva ariko kubwira ukuntu byagenze. Suzi ko navuye hano naritsitse. Buryo nakubeshyaga. Nari mfitanye gahunda nawe yari yampamagaye ngo ari kugira ngo urebe ukuntu ubundi nkubitamo agakanzu kanjye ariko
ndangije ngenda ntabwo nari nzi ikinjyanye nambwira tuze kuza nkubwire burya uriya mama nakubeshyaga nitumara gukira tuzamushimire. wamushimira iki umurusha iki tuzamushimire natwe abone yuko twateye ikirenge mu cye, ahubwo tujye tumusabira umugisha nyine ni uko umushimira. noneho rero niturangiza ndangije ndagenda ngezeyo aranyakira kwa kundi aba yisekera yivugisha n'imirengwe myinshi. ariko uriya mama ni umwana mwiza. yego hariho abantu Imana iba yarahaye byose uko asa ku maso ku mubiri cyangwa ku mutima. ndangije njyayo ngeze buriya nanze kubikubwira ngo utavuga ngo ngiye gusabiriza inyuro zawe zari zanyishe inyuro zawe. ko ntamuzi neza ni wa mama wampaye ibiryo cyangwa ni uwundi? koko mana ntabwo ndamumenya neza ni wa mama wampaye ibiryo cyangwa ni uwundi. kujya mbona ibiryo ninde ba mama babandi n'umwe w'inzobe muremure yewe ufite abana babiri ufite umugabo w'umukire n'urupangu runini. ndamwibutse ni wundi wampaye ibiryo. uzi ibiryo yarabahaye uzi ibiryo yampaye nanze kubikuratira kuko nabonye waba amata umuceri ifi kugira n'inda nini shawuzi ibinda nini iraze ko wariye igikoma nanyweye amata ndavuga ati noneho kabaye ndabirya. ahubwo ngezeyo asengera muri itorero asengera muri amatorero y'aba bagore ni amatorero y'abakire ahubwo ni y'abakire gusa kuko nta mukene ujya upfa kujya ku mayira atorero uko yiboneye uzarebe niyo abagiye umukene ugiyeyo abagiye nko gusaba Imana ati Imana uzampa umva se tega amatwi dore kugira amagambo yakurenze ubundi ubu ngubu uzabasha gucuruza wowe byihorere we bitege noneho arangije gucuruza ndabyiyiziye arambwira ngo Imana yaramubwiye urugero cyerwa urusenda rurakora urandya mu gifu ahubwo ndakurembana nayo mafaranga tukayajyana mu bitaro. yego Kigali dore ko Satani adatera kwinshi ateza ibigeragezo. Imana mbabare ntazagire n'urwara n'abarumuna bawe baretse kugaruka nabo kurusaza bawe bareke kugaruka tubaze twiteza imbere bazaze twarageze kuresha ukuntu badutaye mu buzima ukuntu batwihenuyeho urabyibuka mu buzima uzara ukinyohereza n'agahombi ihorere. nuko noneho arangije ngo pasiteri aramubwira ngo hari umukene ugeze iwawe ngo Imana irambwiye ngo noneho Imana yaramudutumye Imana idukunda erewe apu ntacyo tuzotumyeho niko yambwiye ubwo ntabwo tuzongera kubabara. nahise mvuga icyo akora abantu bazi no kureba ubwo se umupasiteri warebye umukene ngo yararebye abona ni ngiye mukene ugeze iwe kuko ngo yaramubwiye ngo ni umukene ngo umusiramu burya Imana iradukunda ntitukihebe ntabwo tuzongera kubabara. arangije avuga ati ubwo ari umusiramu mudahuje itorero niwe uzakoreraho umurimo Imana igakora iki ikaguha umugisha nawe sha amafaranga amaye ukuntu angana nanjye ndi kumirwa ako gakapu baramutse bakati uzi ko amaye 800 arayamaye noneho ndabanza numva ndatitiye numva icyobo guhera mu birenge mbaye ntiyakira n'uwiteka nayisubire ngo avuge ngo sinjye mitamera nka wa mwana urangije mitamera nka wa mwana umaze kurya ari w'abandi agahita avuga ngo baramuhamagaye mubwira ko nasize uri mu rugo ariko utameze neza kandi size ushwanyaguje urumva ndagenda ndabanza nitsimba ahantu ndayabara mbona ni magana inani wa mwana uri gutara ivoka mu gihuru ndayabara ndangije amwe ndagenda mpita nyashyira kuri mobile money ngo atisubira ubaye ni 300 andi wese ariko mama nawe burya kuri mobile money burya yisubiye burya nawe uzi ko uriya mugore akwiye umugisha Imana ujye umumpera umugisha abonera iburyo abonera ibumoso ahantu hose mama natwe wikura amafaranga angana gutya tuzamuhinga abakire bakunda inka tumaze gutera imbere kandi iwacu zirahari nubone naratindahaye abakire bakunda inka tugiye kumuhinga agatumira famiye zose tukazamuhinga kantu kazamushinga aya magi rero shama ngenda yari ndahaze pe ngaho yasubizeyo reka duhaguruke tujye kureba iseta tambukana n'utwo ngutwo hano urusenda tujye kureba iseta turebe turishyura amezi 6 ibihumbi 30 ntabwo ari urugo ubundi ngende ndangure Nyabugogo imboga amasamake ibi njye Nyabugogo njye kuri ya madepo
ndangure buri kimwe cyose kiri muri butike. ibaze noneho njyewe nicaye muri botike ndi gucuruza botike yanjye na mama, ntabwo tuzongera kubabara. Gukora niko kazi. Haguruka ukorera she. Haguruka ndaje.